itorero rya ADPR, itorero rya ADPR, Église, Association d'Église Pentecôtiste y'u Rwanda, itorero ryahinduye izina. Ibi ndagira ngo mbibabwire, ADPR ntabwo ikitwa ADPR. Nongere mbisubiremo, itorero rya ADPR ni itorero rizwi hano mu Rwanda, ntabwo rikitwa ADPR. ADPR muzi ko bivuga Association d'Église Pentecôtiste au Rwanda cyangwa di Rwanda. Ngira ngo niyo mu minamagambo ryitwa ADPR. Ntabwo rero uyu munsi ariko rikitwa. Ndaje ibi bintu mbisobanure neza. Ndagira ngo ukande subscribe, we utarakanda subscribe, nurangiza gukanda subscribe, ukande like, noneho ukurikire neza iki kiganiro. Abantu benshi iyo tuvuze ADPR muri comment muradutuka ngo niyo content, ntabwo ari yo content. None zireka mbabaza, itorero rihindura izina twere kuvuga. Nese kuvuga ko itorero ryahinduye izina ni icyaha. Nese kuvuga yuko ADPR itakitwa ADPR ni icyaha. Ushobora kuvuga ngo ese wewe ubitangaje uri umuvugizi w'itorero. None se ibintu byose byo kwitorero ibyo umuvugizi yanze gutangaza tukabibona twere kubivuga. Tuzace kwitorero urusengero rwahirimye twange kubivuga ngo dutegereje ko umuvugizi ari uzabivuga. Tuzace kwitorero bari kurwana twange guhamagara polisi ngo izitabara abantu ngo dutegereje ko umuvugizi wa ADPR ari we uzahamagara polisi. Oya, bantu muri ADPR muri abakirisitu murakijijwe, mujye mugira ikinyabupfura. Ntabwo itorero rya ADPR turivuga. Harabavuga ngo tuba turashaka views. Reka mbabwire, ngira ngo mwana nabyumvishije na Scovia ejo bundi yarabivuze. Ntabwo YouTube zo mu Rwanda zihembwa, ntabwo views zo mu Rwanda Google izihembera. Oya, niyaba ADPR miliyoni 3 bose bareba ikiganiro, nta ni dolari rimwe YouTube yabihembera, kuko ntabwo YouTube ikorana n'u Rwanda. Twe turavuga gutya kugira ngo dutangaze amakuru, nyine ubyumve ibyo turi gutekereza n'ibyo tubona. Ariko nibura umuntu ushobora kuba afite akamaro, ubwo ndavuga umuntu ufitiye akamaro umuyutubazi, ni umuntu uri hanze y'igihugu, sibyo? Kuko wiyarebye ikiganiro nibura YouTube ishobora kugira utuntu dukeya ishobora guha wa muntu wakoze cya kiganiro bitewe n'igihugu aherereyemo. Iyi nkuru rero ndagira ngo utayumva nk'amatiko, ntabwo ADPR ikitwa ADPR. Niba unasengera muri ADPR ubyumve, niba uri umuririmbyi ubyumve. Ndaje mbabwire uburyo ADPR yahindutse igahindura izina. Ikintu gisigaye ni uguhindura ibirango, ni uguhindura ibirango, kandi nabyo mu minsi iri imbere muraje mugire gute mubibona. Mu 2020 ubwo umuvugizi mushya w'itorero rya ADPR Rev Pastor Ndayizeye Isayi yashyirwagaho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, yahawe inshingano yo kuvugura itorero rya ADPR, akarivugurura ariganisha mu murongo ibibazo byari birimo bigomba kugira gute gukemuka. Tubibutse ko mbere yuko ajyaho hari havuyeho Samuel akuweho na RGB, havaho Sibomana na Tom bakuweho na RGB, ndetse havaho na Karuranga bakuweho na RGB. Aba bantu bose bavaho batarangije manda zabo. Bisobanuye ko hari harimo ikibazo muri ADPR ubuyobozi bw'igihugu bwagira gute bwabonaga. Noneho rero buzana aba bapastoro bigaragara ko bari bakiri n'abatoya pe. Urebye Isayi ukareba nabo bafatikanije bose ni age ntoya, ni abapastoro twavuga yuko batari bakuru haba mu myaka ndetse no mu murimo, ntabwo ari bakuru. Iyo tuvuze ko umupastor atari mukuru nuko nyine wenda atamaze imyaka nka 20 ari pastor. Hari abantu bamaze imyaka 50 abapastoro, hari abantu bagiye bakora imirimo itandukanye, bakayobora za paruwase, bakayobora indembo, bakayobora amatorero. Hari abantu batangiye kera bavuna, nyine bazi by'itorero, bazi impande zose. Abo nibo twita ngo ni abapastoro bakuru mu murimo. Aba rero ntago bari bakuru, uretse ko no kutaba mukuru
wenda bitewe n'ubumenyi bari bafite, amateka y'itorero yo bagize gute barayazi. Mu bihumbi bibiri nibwo batangiye inshingano zabo. Mu nshingano icyo batangiye nyine bavugurura itorero. Ndaje nkubwire ko rero uyu munsi noneho itorero izina ADPR ryavuyeho, ntabwo ikitwa ADPR. Batangiye bavugurura gute? Bakuyeho amatorero y'uturere 30 n'abashumba bayo, urwo rwego ruvaho. Ibyo murabizi, dukunda kubivuga. Barangije gukuraho amatorero 30 y'uturere, icya kabiri bakuyeho indembo zariho 5 zahuraga n'intara 5 z'igihugu, bashyiraho indembo nshya 9. Izo ndembo 9 ngira ngo ahabaga hari indembo, urumva hari intara yagivamo nk'indembo 2, nk'intara y'Amajyaruguru yavuye mu rurembo rwa Gicumbi n'ururembo rwa Muhoza. Ngira ngo intara y'Iburengerazuba yavuye mu rurembo rwa Rubavu, havamo ururembo rwa Gihundwe. Ngira ngo intara y'Amajyepfo yavuyemo ururembo rwa Nyabisindu, ivamo n'ururembo rwa Huye. Ngira ngo intara y'Iburengerazuba yavuyemo ururembo rwa Ngoma, ivamo n'ururembo rwa Nyagatare. Urumva rero naho kwiyongera kw'indembo byaturutse. Hari intara zagiye zivamo indembo 2 cyangwa se indembo 3, bashyiraho n'abashumba bazo, birumvikana. Noneho amavugurura yakomereje mu guhindura amatorero, imidugudu. Murabizi yuko ADPR itorero ry'ibanze ryitwaga umudugudu, bakavuga bati umudugudu wa Kabibi cyangwa wa Ruhondo cyangwa wa Mugisha, gutyo witwaga umudugudu. Baza kuyihindurira inyito, iyo midugudu yitwa itorero. Ubu muri ADPR urusengero rw'ibanze hamwe abakristo baba munsi ya paruwase rwitwa itorero. Ayo ni amavugurura ya kabiri. Barangije ADPR ivugurura amaparuwase. Ngira ngo ADPR yari ifite amaparuwase ageze kuri 415 kwerekeza hejuru. Ayo maparuwase ngira ngo yaje kugabanywa, hasigara amaparuwase 145 ahari. Hagati aho ngaho ni 140, ariko ni munsi y'150. Noneho ayo maparuwase abashumba bose bayoboraga paruwase 440, bose ngira ngo abeshi nka 99% batakaje imirimo. Noneho hashyirwamo abakozi bashya n'indembo. Abashumba bose b'indembo uko bari 5 batakaje imirimo, n'abashumba bose b'uturere nka 99 nabo batakaje imirimo. Noneho hashyirwamo abakozi bashya bafite amadiplome cyangwa se n'ibindi byagiye bigenda birebwa bigenderwaho. Ayo yose yari kwari ukadivasinga mu mavugurura, ariko turi kujya kwivugurura ry'izina ADPR. Noneho ngira ngo bamaje kuvugurura amaparuwase, binjira mu kuvugurura ibijyanye n'imiyoborere y'abakozi. Ngira ngo itorero rya ADPR ryagiraga abakozi benshi ku rusengero, aho wasaga nko ku mudugudu hari pasitoro, hakaba n'abarimu 2 bagafatikanya kuyobora urusengero mu rwego kugira ngo bateze umurimo w'Imana imbere. Kuko urumva bashyirwagaho n'amaparuwase yagendaga areba ingano y'umurimo n'abakenewe, bakagenda barokwirita abantu. Noneho ugasanga ku itorero hari umukozi umwe, birumvikana, ariko ahari abakristo benshi ugasanga hagiye haba nk'abapasitoro 2 na mwarimu, ugasanga umwe bagenda bigabanya imirimo. Hakabamo ufite responsibility nyine utangira umudugudu raporo, ariko abo bapasitoro bose n'abo barimu bose ku munsi w'inama nk'iya paruwase bakajya mu nama nyine, akaba ari abakozi ba paruwase, ariko hakaba hari umwe usinya ku rupapuro nyine nk'umuyobozi w'aho ngaho. Mu kuvugurura rero bashyizeho ibwiriza rivuga ko itorero rigomba kuyoborwa n'umuntu umwe. Mu gihe cyahoze ari imidugudu habaga hari nk'abakozi 2, 3, 4. Muri uko kuyoborwa n'umuntu umwe byatumye abapasitoro n'abavugabutumwa bagera ku 1800 batakaza imirimo. N'amavugurura nyine babaha imperekeza, bacaho barigendera.
barangije kuvugurura noneho birakomeza bavugurura inzego z'imirimo hasi uburyo district yari yubatse. Habaga icyitwa nka komite nyobozi y'umudugudu yabaga igizwe n'abadiyakoni n'abayobozi b'ibyiciro. Icyo kintu nacyo gikurwaho, hashyirwaho icyitwa inama nyobozi y'umudugudu. Barangije kuvugurura icyo bavugurura n'ibyiciro aho ngaho. Habaga icyiciro cy'urubyiruko, icyiciro cy'abagore, icyiciro cy'abagabo, icyiciro gishinzwe iterambere, icyiciro uhagarariye abadiyakoni gutyo. Ibyo byiciro bikurwaho, noneho abantu hasohoka icyitwa minisiteri. Noneho ADPR ku mudugudu cyangwa ku itorero hasi hakaba za minisiteri y'urubyiruko, minisiteri y'abagore, minisiteri y'abagabo, minisiteri y'abadiyakoni, minisiteri y'iterambere, minisiteri runaka. Noneho abo bantu bitwa nka ba minisitiri akaba aribo bahurira muri cya kintu cyitwa, ariko nimvuga ikintu si ugutuka ahubwo nuko si umuntu. Ikintu cyose kitari umuntu bujya ni ikintu hashobora gukoreshwa iyo nyito, ntabwo aba ari ugusuzugura. Noneho bagahurira muri cya kintu cyitwa inama nyobozi. Ngira ngo ibi umushumba mukuru wa ADPR yarabisobanuye mu biganiro mbwirwaruhame bitandukanye yagiye agenda atanga. Ntabwo nje hano ndi kumena amabanga y'itorero. Mugiye ku biganiro kuyobokamana, mukajya kuri Zaburisha, mukajya kuri Beura n'izindi cano za ADPR, mwabona uburyo umushumba mukuru wa ADPR yagiye asohora, yagiye avuga uburyo izi nzego zubatse. Uko izi nzego zavugururwaga, urumva nyine niko no kuri paruwase zavugururwaga. Aho kuri paruwase hasigaye umushumba wenyine, inama ya paruwase ikabigizwe na bayobozi ba ya matorero. Nta bodi y'abapasitoro yari ikibaho. Ari naho abantu benshi banavuga ko kugeza uyu munsi paruwase muri ADPR yugarijwe n'ibibazo, kubera ko umuntu yiyobora n'umwe kandi nawe akaba afite itorero aho ayobora, ku buryo atabasha kumenya amakuru ari muri ya matorero ageze nko kuri 20 ayobora, akaba atashobora no gukemura ibibazo bihari, ku buryo ubu umuntu ashobora gukubitirwa mu rusengero runaka rwa ADPR. Ariko nivuga gukubitwa si urushyi, ahubwo umuntu ashobora gukubitwa mu buryo bwo guhohoterwa, ariko akaba adafite aho yajya kurega, cyane ko utajya kuregera umushumba paruwase nawe afite abakirisitu aho ngaho ahagarariye. Kandi nta mbere habagaho bodi y'abapasitoro babaga bagize nk'inama nyobozi ya paruwase, ku buryo abo bapasitoro baganiraga ku bibazo biri muri paruwase bakabishakira n'igisubizo. Ubu rero izo ni zimwe mu ngorane, ariko abashumba ngira ngo babizi kundusha bazabikemura. Noneho rero itorero rya ADPR rimajije guhindura izo nzego zose, rihindura n'izina. Ni ukuvuga ngo ADPR ni association, urumva nyine ni amatorero ya Pentecote. Ubu rero ntabwo ADPR iki cyitwa ADPR, oya, ahubwo ni Pentecotist Church of Rwanda, Pentecotist Church of Rwanda, cyangwa se Eglise Pentecote di Rwanda. ADPR ntago iki cyitwa Association des Églises Pentecote di Rwanda, ahubwo yitwa Eglise Pentecote di Rwanda. Eglise Pentecote di Rwanda rero bisobanuye iki? Ni eperi, mu gifaransa ni eperi, ariko ni eperi, ntabwo ari nk'iyi eperi musanzwe muzi. Iyi eperi ni Eglise Presbyterienne, ni amatorero y'abapresbyterienne. Noneho rero ADPR ni amatorero y'abaprotestant, ni amatorero y'abapentecote, ni itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda, ni Eglise Pentecote di Rwanda, ni eperi, ntabwo bikitwa ADPR. Noneho ntabwo mu cyongereza Pentecotist Church of Rwanda ni PCR. Yes, ni P na C na E, ni PCR. Ubu niko ADPR igomba kwitwa. Mu cyongereza ni PCR, noneho
mu gifaransa mu cyongereza ni PCR, noneho mu gifaransa ni EPR. Ni EPR. Kuba rero yitwa ADPR ni ukuyitirira. Hari uburyo bavuga ngo nkuko hari abantu hano mu Rwanda dukunda kwita ngo ni Harerimana Joseph uzwi ku izina rya Yombo, wenda tubivuge gutyo. Hari uburyo tuvuga ngo Sina Gerard uzwi ku izina rya Nyirangarama, ariko ntabwo bujya yitwa Nyirangarama. Hari uburyo twavuga ngo Makuza Bernard uzwi ku izina rya Rwanda Fomo, bitewe n'ikintu runaka yamenyekanyeho. Iri torero hano mu Rwanda kubera ko ryahoze ryitwa ADPR, uyu munsi risigaranye izina rya ADPR ariko nk'iryitiriro, ku buryo icyo mbabwiye ni igiki, mu minsi iri imbere bagiye kuzababwira ko nyine ntago rikitwa ADPR. Mu minsi iri imbere uzajya ujyana urwandiko nko mu nzego z'ubuyobozi handitseho ADPR bagwange uvuga ati ADPR ntayo tugira, ntayo tugira, ni EPR, dufite amatorero ya Pentecote mu makashi, mu byangombwa, ibintu byose bigiye guhinduka, amakashi ahinduke, ibyangombwa bino byo ku muhanda bishinze bihinduke. Eglise muzabibona ku byangombwa bino byapa bishinze ku muhanda handitseho Eglise Pentecote di Rwanda, noneho muri abbreviation bakandikaho ngo ADPR. None se murumva ari byo? Uvuze ngo Eglise Pentecote di Rwanda, urumva mu mpina amagambo wakwandika ADPR. Nibyo se ni ADPR, ni association, ni ishyirahamwe. Kubera iki impamvu ibi bintu babihinduye? Ubundi uburyo bwiza bwo kuyobora itorero ADPR ryagenderagaho kera, ari nabyo tubona nko mu bihugu by'u Burundi no muri Kongo no muri Tanzania. Ubundi amatorero ya Pentecote ntabwo agira kino kintu cyitwa biro nyobozi hejuru n'indembo biza kuyobora hasi, ahubwo amatorero ubundi y'abapantekote ku isi uburyo yubatse, itorero ryose ryitwa paruwase cyangwa icyitwa itorero hasi kiba kigenga, kiba gifite umushumba, gifite ingengo y'imari, noneho gitanga umusanzu, bantu bakagira umuntu umwe hejuru ubahagarariye. Niko i Burundi amatorero ya Pentecote ameze. Niyo mpamvu i Burundi ryitwa Eglise Pentecote di Burundi, Association des Églises Pentecote di Burundi. Ni ukuvuga ngo icyitwa itorero i Burundi, niba ari itorero rya Kanyosha, niba ari itorero rya Bujumbura, niba ari ADPR Bujumbura, ni itorero nyine ry'Ibujumbura, itorero rya Pentecote rya Bujumbura, harya bagita ngo iki Bujumbura mu Burundi sepebu, ni sepebu. Urumva sepebu nyine ni communauté des églises, ni umuryango w'amatorero. Aha rero mu Rwanda kubera ko iyo ubaye umuryango w'amatorero aba bantu bakomeye barahomba. Ubundi ADPR biriya vuga ngo mu Rwanda bari barakoresheje ijambo ngo ni association, burya ishyirahamwe nyine cyangwa se ni communauté, byose ni kimwe, ari communauté ari na association burya ni kimwe. Noneho rero icyo kintu baragitsibye ku bwenda abayobozi kuko gihesha itorero ubwigenge. Iyo bavuze ngo itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda bitandukanye n'itorero rya Pentecote rya Bujumbura, kuko irya Bujumbura ryo ubwaryo rifite ubushobozi bungana nk'ubwo muri ADPR mu Rwanda, ririgenga, ryishyiraho ingengo y'imari, rikishakira abakozi, rikifatira ibyemezo, rigashyiraho amategeko arigenga, byarangiza icyokora ya matorero yose ari mu gihugu rikemererwa kuvuga ubutumwa no kwagura imbibi, ryamara kugira ahantu hagari ho gukorera rikaca irindi, ryamara guca irindi rikarirera, ryamara gukura rikariha ubwigenge. Niko amatorero ya ADPR imbere bikiri ADPR, niko amaparuwase yari ameze.
paruwase yarakuraga ikaba ifite ubwigenge, ikigira ingengo y'imari, ikagira umushumba, ikagira konti yayo, ikihembera abakozi, ikigira tini namba, ikitangira imisanzu, ikikemurira ibibazo, ikifatira inguzanyo, ikazabyara indi paruwase, ikayihembera abakozi, ikayirera, yamara gukura ikayiha ubwigenge na kashi, noneho ikayicuza iyo paruwase nayo ikigenga. Noneho ya maparuwase yose yahurira hamwe mu gihugu bikaba kominote cyangwa association d'église de Pentecôte du Rwanda, Eglise Pentecôte du Rwanda. Ayo maparuwase yose buri mushumba wese akaba afite ijwi ringana n'iryundi, keretse abashumba ba ya maparuwase arerwa nibo babaga ari indorerezi. Babashumba bamara guterana rero bakishyiriraho umuntu uzaba representant legal, uzabavugira mu rwego rw'igihugu. Uwo muntu bashyizeho rero n'abamwungirije akaba ari nkabwo buyobozi bwa ya association bwa ya association y'ayo matorero. Niko bimeze. Ubundi iryo niryo ryari itorero rya ADPR. Uyu munsi rero ni Eglise Pentecôtiste. Bivuze ko umushumba mukuru w'itoro mu minsi iri imbere nta nubwo arajya atorwa na za nyobozi n'ibiki. Oya bashobora no kuvuga ko agiye kubaho burundu nka papa, bagashyira amabwiriza avuga ko umushumba wa ADPR azajya kurwaho n'urupfu nka papa. Niho ibintu biba biri kwerekera ko azakurwaho, kuko ntabwo amategeko n'amabwiriza bigomba kongera kujya bishyirwaho na ba bantu bavuye hirya no hino. Ahubwo ubuyobozi nibwo bugomba gushyiraho amabwiriza, nkuko wumva papa niwe ushyiraho amabwiriza. Iyi metode rero ngira ngo niyo metode nshya uyu munsi iri gukoreshwa na ADPR. Niyo metode iri gukoreshwa na ADPR. Ibi tuba tubivuze rero tugambiriye iki? Ni ukugira ngo ejo nubona ibirango byahindutse utazavuga ngo toka shitani. Ibintu byatangiye kera bimaze imyaka myinshi bitakitwa ADPR. Ubisibyo dusengeramo, dukoreramo, ariko ntabwo bikiri ADPR. Ntabwo bikiri ADPR. Ubu ni nka EPR, ni Eglise Pentecôtiste du Rwanda, ni EPR, ni PCR, ni Pentecôtiste Church of Rwanda. Murakoze rero abari badukuje kuri Byishimo Official, turagira ngo tubashimire. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri kamera ni Pastor Sibomana. Ndabakunda cyane, kora share, like, comment, dukomeze gusanya. Nubwo ariko byakwitwa PCR, nubwo byakwitwa CPR, nubwo babyita BBR, umuriro wa Pentecote, sibyo? Umuriro wa Pentecote ntuzazime mu mutima wawe, uzagire gute? Uzawuvumbike. Yesu naza ntabwo azatwara amadini, ahubwo azatwara abantu bamwakiriye, bamwizeye, bakamwakira nk'umwami n'umukiza ubuzima bwabo aho baba baherereye ku isi hose. Mbifurije kugubwa neza muri Kristo Yesu.